Alright, tubahaye ikaze rwose mu gace ka kabiri ka filime yacu. Abo twarebanye igice cya mbere, reka twibukiranyeho mu buryo byagenze. Igice cya mbere cyari cyarangiyeho n'umukobwa rwose Suzana. Papa yamubwiye yuko nataza gukansaringa marriage yari yakoranye n'uyu muhungu Agiet. Ni umuhungu bari bahuriye ku muhanda nyuma yuko shiriwe wa nyawe rwose Steven amufashe ari kumuca inyuma habura iminsi ibiri yonyine kugira ngo ubukwe bwabo bube. Nuko rwose papa aramubwira ati nataza gukansaringa mariage yari yakoranye n'uyu muhungu Agiet bari bahuriye ku muhanda, yamwemereye yuko ari buze kuma amadolari 100 ari buze rwose kuba yava mu rugo ndetse akamwirukana, akaba yanaburukisha amakarita ye ya banki yose. Nuko n'umuhungu Agiet yahise avuga ati rwose njyewe nditeguye kuba nafata umugore wanjye neza, ntago ari ngombwa ngo abe yakansaringa nangwa se twahana divorce kugira ngo abashe kuba yabaho neza cyangwa se kugira ngo abashe kuba yabiwanyu. Ati sheri ahubwo ngwino twigendere ubundi urekane nabi wanyu. Icyo ni igice cya mbere rwose aho cyari cyarangiriye. Nuko ubu umuhungu yari yabwiye rwose uno mukobwa Suzana ati ngwino nge nzabasha kuba nakwitaho. Nuko rwose hano Agiet yazanye Suzana ahangaha rwose bibera. Ahangaha niho Agiet atuye, kuko urabizi neza yuko niba twararebanye igice cya mbere banahuye Agiet arimo atambaza nangwa se afite agakarito k'imbuto. Nuko ahangaha muri ako kanya rwose umukobwa bamujyanye aho Agiet yari atuye, ubwo yari yamujyanye we. Nuko hano rwose umukobwa atangira kuvuga ati Agiet yari ari umuhungu mwiza w'agatangaza ndetse w'amaso meza, utangaje, wita ku bantu ndetse ufite uburyo ki yita ku bantu bamuri hafi mu buryo we utabasha gutekereza. Yari ari umuhungu mwiza cyane, umuhungu buri umukobwa wese yakwibuza ko bakundana, ndetse yita ku bantu, atanga keya, ashimishwa rwose no kubona wishimye, bitandukanye nuko nari merewe igihe nabaga ndi kumwe na Steven. Ibihe rwose nagiranye na Agiet byari ibihe bidasanzwe. Muri ako kanya rwose umukobwa aratubwira ati nanjye mu buryo natazi muri ako kanya nisanze natangiye gukunda n'umuhungu Agiet bya nyabyo. Mwibutse ko rwose uyu mukobwa gahunda ye ntabwo ari yo gukundana n'uyu mukobwa uri ahangaha, ahubwo ko ari ukugira ngo yihimure kuri Steven wari wamuciye inyuma habura iminsi ibiri gusa kugira ngo bakore ubukwe. Nuko uyu mukobwa aramubwira ati nanjye rwose ntabwo nakora ubukwe n'umuntu uca inyuma, aho kugira ngo nkore ubukwe n'umuntu uca inyuma nagira rwose nashaka umuntu wo dushyingiranwa nazi. Uyu mukobwa rwose yisanze yatangiye gukunda n'umusore wacu Agiet. Nuko rwose byacu n'ibitinde byaga filime nawe urabibona, barakundanye batangira gukundana rwose mu buryo butazi. Nubwo umukobwa bamwirukanye iwabo, nubwo umukobwa rwose papa we yamubwiye yuko amakarita ya banki agiye kuyafungisha, amakarita ya banki rwose atazongera gukora ndetse agomba no kumuvira iwe. Umukobwa ibyo ngibyo ntabwo yabyitayeho, ahubwo yaravuze ati reka none nanjye mbashe kuba nakwifatira umwanzuro. Nicyo gihe nanjye rwose mbashe kuba nakwifatira umwanzuro ngiye ku giti cyanjye, kuko buno ni ubuzima bwanjye. Ahangaha rwose abangaba barakomeje barakundana. Nuko Agiet abwira rwose Suzana ati iki nicyo gihe cyo kugenda, reka ngira ahantu honjya weho uri ahangaha usigare ahangaha. Nuko umukobwa yahise agenda asiga umukobwa ari ahangaha yicaye mu ntebe. Ese Agiet yaba agiye hehe? Umukobwa asigara ahangaha yibaza ati ibi ni ibiki, agiye hehe buno muhungu? Ataho ntago yaba naye koko. Umukobwa yari yicaye ahangaha hashira igihe arategereza rwose, aricara uri kubona yarahagurutse aricara aragenda rwose ibintu biramucanga. Umuhungu niba agiye hehe, niba agiye butagaruka, niba rwose amusize ahangaha akahita yigendera bimwe by'abahungu b'i Kigali, ntago tubizi. Weho kurikiraga filime rwose mwibutsa ko iyi ngiyi ari Marvin Recap movie, ndetse uyu nguyu akaba ari
Davi mubana umunsi ku munsi. Reba rwose ahantu handitse subscribe tuhakanda ufungura inzogera kugira ngo ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Muri ako kanya umukobwa yabuze icyo akora, mbega yashobewe. Wa muhungu Steven yahise ahagera ahangaha ati ati waba utegereje si hobby wawe. Hobby hano bari kuvuga ni umuntu wo ku muhanda nyine homeless no musabirizi. Nuko n'umukobwa aramubwira ati ibyo ni ibiki urimo uravuga? Ati ntago nshaka kuba navugana nawe. Ati yakuzanye mu bikarito nk'ibi ngibi asi ataha niho mugiye kuzajya muraryama. Nuko n'umukobwa aramubwira ati ibyo ngibyo ariko ntago bikureba, it's not your business. Ati ntago ari business rwose yawe. Nuko umukobwa rwose aritegereza uyu ni Steven umwe rwose twatangiye ari guca inyuma n'umukobwa ari kumuca inyuma hamwe n'inshuti ye magara. Nuko no Steven aramubwira ati ariko banza umbwire, banza unyibutse hashize igihe kingana ute umutegereje? Waba uri kwibuka amasaha yabashize ubundi ubone kwizera ko uriya muhungu atari buze kugaruka? Nuko umukobwa rwose biramushobera akubita umutwe mu maguru. Nuko no Steven araza ati Suzana ahaniye. Ati rwose Suzana sheri gitangira kumuryoshya. Ati Suzana ati reba ati urabizi we meant to be together. Ati rwose twebwe njye nawe twarimiwe kuba twakundana. Ati arega nta n'undi muhungu wanagushimisha usibye njyewe. Ati nta n'umuntu wanagufata neza rwose usibye njyewe Steven. Njyewe rwose waremewe kuba nabana nawe. Ati ahubwo shiri nuko ahangaha rwose gitangira kumukoraho ariko umukobwa atamwishukuza rwose yishukuza ingofero hano cyari gifashe. Aramubwira ati ndakwiyamye n'uwundi munsi rwose mva mu maso. Ati ndeka njyewe njyenyine kandi undeka ahangaha. Ati ariko Suzana ariko wabyumva. Ati yarana amakosa yabayeho kandi ikiremwa muntu turakosa, wambabarira rwose ubu ngubu nahinduka ntago bira bintu wazongera kuba wabibonaho. Ubu ngubu rwose unyemere ukaza tukajyana, nagufata neza, ntago nazongera kukubabaza. Disi umukobwa hano yabuze icyo akora. Nuko rwose aravuga ati kuko nsubirane na Steven, ndi kubona agent yansize yambwiye ko ari buze kugaruka bidatinze, ariko bibaye amasaha rwose mutegereje yanze. Nuko Steven ahereza rwose Suzana wacu hano ikiganza. Ati ngwino tujyane. Ati uriya muhungu rwose umusabiriza. Ati mureke ubundi se uriya yakumarira iki? Murabe mureba disi byakaga filime. Nuko umukobwa yemeye asubirana na Steven wari wamuciye inyuma ku nshuti rwose magara. Nuko ati atarega rwose amafaranga hakubise haroroha kandi ikifaranga rinaniye barajugunya. Nuko Steven rwose yahise yosha umukobwa barasubirana. Nuko mukoza ahangaha rwose Steven aramubwira ati genda wicare inyuma mu modoka. Ahangaha uno mukobwa yahise abona wa mukobwa bari kumwe we na Steven bari kumuca inyuma igihe agafilime kacu katangiraga. Nuko no mukobwa aramubwira ati uyu nguyu ari mu biki ari hano arimo akora iki? Nuko no Steven aramubwira ati twari turi kuganira ariko kuri business. Ati ibyo wibyitaho. Nuko no mukobwa aramubwira ati naho ndi buze kujya rwose mu gihe mbonaho n'umukobwa mwari muri kumwe igihe mwancaga inyuma yicaye mu modoka. Ati naho nahajye rwose bazakubwiza ukuri. Ati nta hantu na hamwe ndi buze kujyana nawe. Nuko n'umuhungu aza mu burakari ati inafu. Ibyo birahagije rwose mu kujya gukurura umuhungu hano. Agent yahise agaruka mu burakari bwinshi aravuga ati take your hands off my wife. Ati rwose shyira ibyo bijaba ku ruhande winkorera ku mugore. Muri ako kanya rwose Agent yahise agaruka kureba Suzana. Yari yamubwiye ko rwose agiye kuza kumurebera ikintu atari buze gutinda. Nuko Suzana amubwira ati kubera iki watinze? Ati rwose myihanganire natinze ariko nizeye ko rwose nje mu gihe. Ati rwose ahangaha ngufitiye surprise, mfitiye impeta y'agatangaza ikwiye umukobwa mwiza nkawe, umuntu w'umugore nka wanjye rwose. Hano ngufitiye impeta y'agatangaza. Nuko umukobwa rwose hano yahise akuramo impeta ahangaha. Ambwira ati
Suzana ati ese wakwemera kuzambera umugore ubuzima bwawe rwose? Nuko no mukobwa aramubwira ngo Diamond, ati Diama, ati yego rwose iyi ni Diama. Nuko no mukobwa aramubaza ati none se wabaye ikuye ino Diama? Ati ibyo ngibyo weho wibyitaho, ahubwo mbwira ati wemeye kuzaba umugore wanjye, wibukeke rwose ntabwo bari baziranye. Nuko Steven aramubwira ati icyo cyo rwose ni igisambo, ni umuhungu ku muhanda, ashobora kuba yayibye nk'ahantu mu duka wimwumva. Nuko uno agent aravuga ati wikumva uramusazi, ati rata nafashe inguzanyo ahantu mu kazi ho nkora, nzajya ndayishyura gake gakeya umunsi ku minsi rwose, niyo mpamvu nashatse impeta ihenze kugira ngo mbashe kuba nayikwambika ubundi mu propose. Ati ibyo ngibyo rwose wibyitaho, ati kubihenze irahenze ariko ntago nayishyuriye rimwe. Ati oya ntago nayishyuriye rimwe, nzagenda nyishyura gake gakeya uko iminsi igenda izagenda iza ubundi mbone kuyishyura yose. Nuko n'umuhungu aravuga ati Steven, ati rwose Suzana ibyo ngibyo ukoze uzabyicuza, uzicuza rwose kuba wakundana n'uwo mutipe, uzicuza kuba wakundana n'uwo Steven, rwose azagufata nabi, uzabona imico y'abantu bo ku muhanda. Nuko Suzana aravuga ati ibyo ngibyo rwose genda bari we ubyivugira, ntago nashyingiranwa nangwa mbane n'umuntu w'umuhehesi nkawe utamenya kwita ku bantu bakunda cyangwa se bamukunda. Nuko rwose ahangaha agent we ari kwiyambikira rwose impeta umukobwa. Nuko abangaba bahise bakunda muri ako kanya, biyemeza kuba babana ubuzima bwabo bwose. Nuko rwose Suzana aratubwira ati nanjye nisanze nakunze n'umuhungu agent bitewe n'uburyo ki yari ari mwiza ndetse yita ku bantu ndetse anagira urukundo bitandukanye nuko Steven yari ameze, cyangwa se uburyo ki Steven twari tumeranye. Iti ni inkuru yanjye y'urukundo, aha niho yarangiriye, nisanga rwose nakundanye n'umuhungu nazi, umuhungu wo ku muhanda, nanze umuhungu w'umukire, kubera yuko rwose umuhungu w'umukire nta na rimwe yigeze amfata neza ndetse yanancaga inyuma ku nshuti yanjye y'umukobwa. Mubwira ko iyi ngiyi ari Marvin Recap Movie, uyu ni Gavi mu bantu umunsi ku munsi rwose. Abangabo rwose uri kwabona mu modoka ati mvaho rwose ibintu bimeze nabi, abangabo rwose barikundaniye, urukundo rwabo rwose rumeze neza. Wibutsa gukanda subscribe niba ukunze ino video, tukanda na like, usharinga inshuti zawe, tubonane mu zindi video. Ciao ciao.